Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose ku isi. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro The Holy Breakfast. Reka dusomere hamwe ijambo ry'Imana ryanditse muri Yohana ibice 3:16. Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubugingo buhoraho. Uwo murongo tumaze gusoma muri Bibiliya ntagatifu haranditse ngo kuko Imana yakunze isi cyane bigeze aho itanga umwana wayo w'ikinege igira ngo umwemera wese atazacibwa ahubwo agira ubugingo bw'iteka. Uyu ni umurongo wo muri Bibiliya abantu benshi bazi, hari n'abawufata mu mutwe, ariko ikibazo ni ukumenya agaciro uwuha cyangwa uburyo uwuvana mu nyandiko ukawushyira mu buzima bwawe, ukabaho ukora ibyo ukubwira, cyangwa ubuzima bwawe ukabusanisha n'ubw'umuntu wahawe ubugingo buhoraho. Uwo muntu wahawe ubugingo buhoraho abaho mu kwizera, akabaho nk'uwatsindishirijwe, uyandikishije mu gitabo cy'ubugingo kubwo kwizera Yesu Kristo. Iki umurongo wo muri Yohana ibice 3:16 usobanura ni Imana iradukunda kandi yifuza ko tubaho iteka. Iyo niyo mpamvu yohereje umwana wayo Yesu Kristo hano ku isi. Igihe Yesu yari hano ku isi yakoze ibintu byinshi. Urugero, yafashije abigishwa be kumenya Imana ari nayo Data. Muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3. Nanone Yesu yapfiye abantu, tugomba kwizera kugira ngo tuzabone ubuzima bw'iteka. Urukundo Imana idukunda rugaragazwa n'aya magambo avuga ngo yatanze umwana wayo w'ikinege. Ni ubuhe buryo Yesu yari umwana w'ikinege w'Imana? Ni ukubera ko Imana ariyo yamwiremeye. Dusome mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 17. Ni imfura mu byaremwe byose, ibindi biremwa byose harimo n'abandi bamarayika byabayeho binyuze kuri Yesu. Icyakora Uwiteka Imana yohereje umwana we akunda cyane ngo ajye gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Muri Matayo ibice 20 umurongo wa 28, Yesu yarababajwe kandi aricwa kugira ngo adukize ingaruka z'icyaha n'urupfu rwarazwe n'umuntu wa mbere ari wa Adamu. Ibisobanuro by'amagambo yo muri Yohana ibice 3:16, ayo magambo Yesu yayavuze igihe yavuganaga n'umwe mu bayobozi b'idini ry'Abayahudi witwaga Nikodemu. Muri icyo kiganiro Yesu yamusobanuriye ibyerekeye ubwami bw'Imana no kongera kubyarwa ubwa kabiri. Muri Yohani ibice 3:3 nanone yavuze uko yari gupfa, agira ati umwana w'umuntu agomba kumanikwa kugira ngo umwizera wese ashobore kubona ubugingo buhoraho. Yagaragaje neza ko icyo ari cyo cyari kwerekana urukundo rwinshi Imana ikunda abantu. Yashoje asobanura ko abantu bagomba kwizera Imana kandi bagakora ibyo ishaka kugira ngo bazabone ubuzima bw'iteka. Icyo gihe urumva ko yasobanuye ko twese tugomba kwizera Imana kandi tukayikunda, tugakora ibyo ishaka kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ijambo ryo mu rurimi rw'Ikigiriki rihindurwamo ikinege ni monogenes, risobanura umwe rukumbi wihariye. Kwizera Yesu birenze kwemera gusa ko yabayeho cyangwa kwemera ibyo yadukoreye, ahubwo tugomba kugaragaza ko twizera umwana w'Imana, tumwumvira kandi tukamwigana. Bibiliya iravuga ngo uwizera umwana afite ubuzima bw'iteka, utumvira umwana ntazabona ubuzima. Ni muri Yohani ibice 3:36. Ubwami bw'Imana ari nabwo bwitwa ubwami bwo mu ijuru, ni ubutegetsi bwo mu ijuru. Imana yashyizeho Kristo ngo abe umwami wabwo. Ubwo bwami nibwo buzatuma ibyo Imana ishaka bikorwa ku isi. Turabisoma muri Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 44. Reka dusoze twibaza iki kibazo: ese twizera uwo mwana w'ikinege wohejwe ku isi ngo aducungure? Ese ndi mu mubare wahawe ubugingo buhoraho kubwo kwizera Yesu? Twongera tukibaza ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo buhoraho? Niba utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, iki nicyo gihe. Ntutegereze ejo, umwizere ko ashobora kugukiza no kugufasha mu buzima bwawe. Twandikire muri comment, mukore like na share na subscribe. Ibyiza biri imbere.